hati sinekutaya awirele asya Yesu Kristo ni gututashima Yesu ngo nimusogongere mumenye ko Uwiteka agira neza. Mashi hahirwa umuhungiraho. Mwubahe Uwiteka mwabera mwe, kuko abamwubaha batagira icyo bakena. Intare ibasha gukena no gusonza, ariko abashaka Uwiteka ntibazagira icyiza bakena. Oh haleluya, amina. Imana ishimwe cyane. Ariko abashaka Uwiteka ntibazagira icyo bakena. Bana bato nimuze munyumve, ndabigisha kubaha Uwiteka. Ninde ushaka ubugingo? Bakora Imana tubaza. Ninde ushaka ubugingo agakunda kurama kugira ngo azabone ibyiza? Ari nakabazo. Ujye ubuza ururimi rwawe kutavuga ibibi, n'iminwa yawe itavuga iby'uburiganya. Va mu byaha ujye ukora ibyiza. Manshimwe umuntu ushaka ubugingo, wumva icyo Imana iri kukubwira. Mwene data wowe unkurikiye, wumva icyo Imana iri kugira gute iri kukubwira. Va mu byaha. Manshimwe va mu byaha ujye ukora ibyiza. Ujye ushaka amahoro uyakurikire, kugira ngo uyashyikire. Amaso y'Uwiteka ari ku bakiranutsi, n'amatwi ye ari gutaka kwabo. Igitsure cy'Uwiteka kiri ku bakora ibyaha. Mwabyumvishe bene data? Igitsure cy'Uwiteka kiri ku bakora ibyaha, kugira ngo amareho kwibukwa kwabo mu isi. Abakiranutsi baratatse, Uwiteka arabumva. Uwiteka ashimwe cyane. Abakiza amakuba n'ibyago byabo byose. Uwiteka aba hafi y'abafite imitima imenetse, kandi akiza abafite imitima ishenjaguwe. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Dusome n'urwandiko rwa mbere rwanditswe na Petero. Urwandiko rwa mbere rwanditswe na Petero, igice cya 2, rero ku murongo wa 3. Urwandiko rwa mbere rwanditswe na Petero, igice ni cya 2, rero ku murongo wa 3. Handitswe ngo niba mwarasogongeye mukamenya yuko umwami wacu agira neza, nimumwegere. Niwe buye rizima ryanzwe n'abubatsi, ariko ku Mana ryatoranijwe riba iry'igiciro cyinshi. Namwe mwubakwe nk'amabuye mazima, kugira ngo mube inzu y'umwuka, n'ubwoko bw'abatambyi bwera bwo gutanga ibitambo by'umwuka bishimwa n'Imana ku bwa Yesu Kristo. Kuko mu byanditswe harimo aya magambo ngo, dore ndashyira muri Siyoni ibuye rikomeza imfuruka, ryatoranijwe kandi ry'igiciro cyinshi, kandi uryizera ntazakorwa n'isoni. Mwakire neza
ijambo ry'Imana. Oh haleluya! Uwizera iri buye rizima, haleluya, ntazakorwa n'isoni. Ibuye rizima Kristo, umwizera niwe buye rizima, ntazakorwa n'iki? N'isoni. Haleluya! Ndagushishikariza kwizera Kristo Yesu kugira ngo utazakorwa n'isoni. Ku munsi w'amateka isoni zizashobora kugukora. Haleluya! Ejo kubasenze mu muryango w'abahiriwe twize ku ijambo rivuga ngo mushake ikimenyetso mudapfa. Kuko twari dusomye ijambo riri mu Byahishuwe rivuga ngo abazaba badafite ikimenyetso mu ruhanga rwabo bazaterwa n'inzige. Bazaterwa n'inzige. Ijambo riravuga ngo hazabaho umubabaro ukomeye cyane, ngo abantu ngo bazifuza urupfu barubure. Bazifuza urupfu barubure, abantu badafite ikimenyetso cy'Uwiteka mu ruhanga rwabo. Ikimenyetso, Imana ishimwe, abantu batizeye Yesu bazashaka urupfu barubure. Urupfu bazifuza gupfa barubure. Ndakwinginga, birashoboka ko waba uri aha ngaha utarizera, ariko uyu munsi birashoboka ko waba umurikiranye kuri YouTube channel Eric ubuntu bwa Yesu, ariko ukaba utarizera. Ariko ndagushishikariza mwene data, uyu munsi ufata icyemezo, wizere Yesu Kristo, wizere iryo buye rizima. Haleluya! Namwe mwasogongeye mukamenya ko Yesu agira neza. Haleluya! Nimumwegere kuko ari we buye rizima. Nimumwegere abambika imbaraga, nimumwegere abigishe, nimumwegere, nimukunde kuba mu bihe byo gusenga, mumwegere. Haleluya! Murambara imbaraga zinesha ibyaha, kuko tunesherezwa na Kristo. Bari kuvugisha cyane. Haleluya! Yakobo yaranditse aravuga ngo Imana yaravuze ngo nimunyegere nanjye nzabera. Iyo wegereye Imana nayo irakwegera. Iyo wegereye Imana Satani arahunga. Yego, ariko utegereye Imana Satani nawe arakwegera, kuko ntabwo wegereye Imana. Uko wegera Imana niko Satani agenda, uko uhunga Imana niko Satani akwinjira. Rero nimumwegere, niwe buye rizima. Imana ishimwe cyane. Haleluya! Ijambo riravuga ngo ninde ushaka ubugingo? Ntabwo uzi iminwa ye kuvuga ibibi. Ururimi rwe kuvuga iby'uburiganya, ibyo kubeshya. Umuntu ushaka ubugingo buhoraho, umuntu ushaka kujya mu ijuru, niko bwiza aho natubwiye, niko Imana iri kutubwira. Ese wowe muri iki ntabwo ushaka ubugingo? Urashaka kurimbuka se cyangwa urashaka kujya mu ijuru? Ariko ntahandi tubonera ubugingo ni ukwizera Kristo Yesu. Haleluya! Ni ukwizera Kristo Yesu tukakira ubugingo buhoraho, tubonera muri we, ahasigaye tugatangira kuyoborwa nawe, imbaraga ze zikinjira muri twebwe, tugatangira tubaho tunesha kubw'uwo mwami wakiriye mu mutima wawe. Ugatangira kunesha ubusambanyi, ugatangira kunesha inzoga, ugatangira kunesha gutukana, ugatangira kunesha ubugome, amashyari, inzangano, uburozi, ibyo byose bibi ugatangira kubinesha mu mbaraga za Kristo Yesu. Birakunda koko Imana. Haleluya! Iyo usomye urwandiko Pawulo yandikiye Abaroma, ugasoma igice cya 6 umurongo wa 14, haravuga ngo ibyaha ntibikabaneshe, kuko mudatwarwa n'amategeko, ahubwo mutwarwa n'ubuntu bw'Imana. Ibyaha ntibikabaneshe. Ubwo harabwirwa abizeye, harabwirwa abarokore. Yego, ibyaha ntibikabaneshe kuko mudatwarwa n'amategeko, ahubwo mutwarwa n'ubuntu bw'Imana. Iryo jambo risobanura iki? Risobanuye ko umuntu wizeye Kristo, kubera ko itatwarwa n'ubuntu, itatwarwa na Kristo, Kristo niwe buntu bwacu, ntago aba afite ikimurwanirira. Ntabwo ibyaha bikwiye kutunesha, kandi Kristo yaraje mu mitima yacu. Kristo ari we uturwanirira. Yego,
icyo dusabwa no kugira kumvira ijambo ry'Imana, no kumvira icyo atwigisha. Haleluya, Amen. haleluya, Amen. Imana ishimwe cyane. Amen. Ninde ushaka kubona ubugingo? Twabisomye muri Zaburi. Urashaka kubona ubugingo, ariko Imana yatubwiye kwikurika ubishobojwe n'Umwuka Wera. Ndakunda kubwira abantu ngo ntabwo wafata nk'uyu muntu wisindiye mubona babaye gutya uryamye murabona ko ameze yabaye nk'umupfu, ngo umubwire ngo reka inzoga, ngo ihane inzoga. Murabona uyu muntu wamubwira ngo ihane inzoga, gusa ucumubwira iki? Wamubwira iki? Wawe umwihanisha. Bimwe byacu bya kirokore ngo mwihane ngo ihane inzoga. Ubu se ntabwo bwari bwo butumwa bwiza. Ubutumwa bwiza bw'iyo muntu yizere Yesu Kristo, uwo mwami namara kumwizera wazamushoboza kureka inzoga, kuko iwe ntiyabishobora. Ni nkuko nawe utari kubishobora buri utarizeye. Ntabwo ushobora, nta mbaraga dufite zibasha kutubatura muri izo ngeso mbi, kuko umuntu akivuka ubwoko bw'Imana atandukanijwe n'ubwiza bw'Imana. Dukomoka kuri papa Satani iyo tutabizi. Yego, icyaha twakuye kuri Adamu, igicumuro cyavuye kuri Adamu, kamere ya muntu wese arakivuka. Niyo mpamvu iyo umuntu atarizera ngo ahorwa yinjire mu buntu bw'Imana, aba akiri mu rupfu. Umuntu wese aba akiri mu rupfu. Niba utarurabiza ubimenye mwe bizatubona iki? Iyo utarizera Kristo Yesu umwami n'umukiza, uba uri mu rupfu, uba ugifite cya cyaha cy'inkomoko twaturutse kuri Adamu. Niyo mpamvu akana nk'aka ngaka kubera icyaha cyo kuri Adamu, ubu ngubu ushobora kukajya gutya nagakoraho ugahita kagira gutya n'uburakari bwishwe ibaza akana nk'aka kamere kayikuye. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. Urumva ubu gashaka kuba gafite umuneke, bakagurira umuneke bakabwira ati wampaye umuneke, ukabona akaboko gatikana gukomeza ese akana kangana gutya. Ibi kabyigishijwe nani? Ni cyaha cy'inkomoko dukora kuri sogokuru wacu Adamu. Niyo mpamvu rero umuntu wese yatarizera aba ari mubi. Yesu aramubwira ngo mwigisha mwiza, arabwira ati munyitira iki mwiza, ko mwiza ari Imana gusa. Kuko ubwo yaravuze muri sanse yo yahagaze mu bumuntu, yarashatse ko yahagaze mu muntu, kuko iyo dusomye amateka dusanga Yesu yarafite ubumana 100%, afite n'ubumuntu 100%. Avuga rero umunyitira iki mwiza, kuko umwiza ari Imana gusa. Yarahagaze mu bumuntu ashaka kugaragaza ko nta muntu mwiza ugira gute ubaho, haba Imana yo mu ijuru nziza. Rero tuba beza ku bwa Kristo Yesu iyo tumwizeye, atangira kudukoresha imirimo myiza muri Kristo Yesu. Ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo Imana yaturemeye imirimo myiza muri Kristo Yesu. Haleluya. Iyo mirimo dukora muri Kristo Yesu, iyo mirimo dukora dukoreshejwe na Kristo Yesu, iyo ngiyo tuzayigororera. Nubwo ari Kristo Yesu yitkorera muri twe, ariko natwe kuko twamwumviye tuzagira gute? Tuzayigororerwa. Iyo niyo mirimo izaherekeza abera. Umusore n'abakristo bajya bavuga bakora imirimo myiza, ntabwo aribo bayikora, aho kuvuga ngo Kristo Yesu niwe uyikorera muri njyewe. Icyubahiro n'amashimwe ibi bya Yesu. Tugira neza, niwe ujya ushoboza nkaba nagemura umuntu urwaye kwa muganga, niwe ujya ushoboza, niwe ujya ubikorera muri njye. Nkaba nashyira umuntu uri mu nzu y'imbohe, nkamushyira ifunguro, nkamushyira utwenda, nkamushyira agasabune ko gukaraba. Nashimwe. Ninde muntu ushaka kubona ubugingo? Ijambo ryamfashije, nasomye muri Zaburi, ryamfashije cyane. Ninde muntu ushaka kubona ubugingo? Umukristo n'ikindi, intego y'umukristo, imbere y'umukristo ni ukubona ubugingo, ni ukujya mu ijuru. Rero nta kindi gituma dukizwa. Ntabwo dukizwa ngo tubone amazu, tubone abagabo, tubone abagore, tubone akazi, tubone amafaranga. Oya, intego y'umuntu ukizwa, igituma umuntu yizera Kristo, ni ukugira ngo amukize urupfu, amukure mu rupfu, amushyire mu bugingo bugira gute? Buhoraho. Kuko umwizera wese ntabwo azarimbuka. Ariko utamwizera, Bibiliya itubwira ko yamaze gucirwaho iteka. Yaciriweho iteka. Utamwizera aciriweho iteka. Kuko Yesu ari bugufi. Muri ko bataramwizera bari hano cyangwa bamukiye kuri YouTube channel Elite ubuntu bwa Yesu, uyu munsi ufata icyemezo, wizere Kristo Yesu, wizere Yesu.
Imana yatanze umwana wayo w'ikinege ngo kugira ngo umwizera wese atagira ngo atarimbuka. Kwizera ni ubuntu, gukizwa ni ubuntu. Icyo usabwa no kumva ubutumwa bwiza nk'ubu uri kumva, ugafata icyemezo ukizera, Yesu akamukura mu rupfu. Kandi nawe wamwizeye uri hano, nawe wamwizeye nkurikiye kuri YouTube channel Eric ubuntu bwa Yesu, ndakugira inama yo kumwumvira. Yego, niba ufite umwami ukuyobora, urasabwa kugira gute? Kumwumvira. Wafata umwana ukamushyira mu maboko. Haleluya, 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 haleluya.